ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mu ntara zigize igihugu. Aya ni amakuru tubazaniye hano kuri icano, aho twagiye dukora ubucukumbuzi bugiye bwimbitse bugiye butandukanye, aho tugiye kurebera hamwe ibyavuzwe muri uyu munsi cyangwa se ibyavuzwe muri Rayon Sports ndetse no muri APR, ndetse ni ibintu bikomeje guca impaka cyangwa se ni ibintu bikomeje guteza abantu impagarara, aho abenshi barimo kuvuga ko ari ibintu bidafite gahunda, ariko amakuru ahari ni uko nyine umuntu bita Funganye ari umuntu wamaje gusinyira ekipe bita APR, ariko nyine ni amakuru nyine akikwirakwizwa, ntabwo ari amakuru yemezwa haba na Rayon cyangwa se gusa, ariko nyuma yaho n'andi makuru yasohotse nyaho imbere yaho gatoya, amakuru urwandiko cyangwa se bavuga yuko, ariko ayo makuru yose turaje tuyarambure, aho tugiye kubirebera hamwe byose, aho nta na kimwe turasigaza, ndetse ikindi ndetse turavuga no kuri shampiyona muri makeya muri rusange. Ni ibintu bigiye bitandukanye biri kuvugwa, turaje tubirebere hamwe. Ikintu nabasaba rero mukande subscribe hano kuri channel kugira ngo tujye tubana buri munsi, tukomeze kwagura umuryango mugari, ndetse wowe utwumva cyangwa se udukurikira buri munsi, salut kabisa kuko turagushimiye. Okay, reka tuze turambure hamwe rero, nge mwumva ni Jean Desire Info, reka tuze turambura amakuru yose uko yakabaye. Rero mureka twubure inyandiko dukwita amacupa, turebe uko ibinyamakuru hano hanze biri kugenda bitangaza. Ni amakuru agiye acicikana muri iki gicamunsi, ndetse ni amakuru atariho ivumbi. Ni ukuvuga ngo amakuru ahari rero, nyuma y'uko tukomeje kumva ko Funganye umukinnyi wa Rayon Sports atagishaka kuza gukora imyitozo muri Rayon Sports, hari amakuru tuvugana yamaze gusinyira APR, ni amakuru ari kuvugwa, ariko amakuru APR itari yemeza neza gusa, ariko izi ndani zivuga ko APR ishobora kuba yasinyishije ndetse uyu mukinnyi, ariko mu buryo bugiye butandukanye, abantu bari kuvuga bitandukanye gusa, ariko twewe nk'uko turi indeberezi zanyu twagiye dukurura amakuru ducukumbura ngo tubabyize ukuri ko ibintu bimeze. Gusa amakuru ahari ni uko Funganye kabisa ashobora kuba yasinyiye APR, ariko ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko Funganye ashobora kuba yagarutse mu myitozo ya Rayon Sports gusa, ariko ikindi nyuma yuko Rayon Sports ivuga yuko Funganye hari urwandiko duhetse kubona yuko abyira abakinnyi rusohotse muri komite Rayon Sports ruvuga yuko rwanditse yuko bagenda, ariko nyine ntiwamenya ukuntu ibintu bimeze gusa, ariko ikintu nababyira cyo ni uko abafana ba Rayon Sports mwashira umutima hamwe, mwashira umutima mu gitereko, kuko uyu musore wanyu amakuru ari kugenda acicikana amwe namwe, niko barimo kuvuga ko agihari, ariko gusa natwe tukabona amakuru yemeza yuko sibyo, ko nyine nk'indeberezi zanyu tuba tukugira ngo tubacire mu mayange kabisa, tubabwire yuko kugira ngo uyu mukinnyi wanyu cyangwa se umusore wanyu mukunda cyane muri benshi, ndetse muzi tuzi cyane twese, wabakoreye ibyiza akabatsindira, umwataka mwiza mutakifuje gutakaza, nyine twagira ngo tubahe amakuru ajyanye nawe kugira ngo nyine ibyo byose mubashe kubimenya. Gusa andi makuru ahari rero muri Ferwafa cyangwa se muri Ferwafa ni uko ikintu nababwira ni uko Stade Amahoro bwose nayo tugiye kuyikomozaho. Ni uko Stade Amahoro hari inama yateranye ku iki gicamunsi ivuga yuko bakwiye kugabanya ibiciro. Reka dukomeze gucukumbura amakuru tuza kuyaba nyine, just uwo musista nyine mugiye kujyana mu nzu, sibyo? Mumara kujyana mu nzu nyine, ubwo mbere si mu make musiga muvuze mu byi umutaramu, urumva ko natisubiraho nyine amakosa ye, sibyo? Aratuma nyine akaza agahomba tu sibyo murabyumva. Rashoboka mwana, sibyo? Raisi ajya ushoboka, noneho urumva ataguha ikaze, ubundi ajya ushoboka, ubundi arangiza aguha ikaze, ahita abyira uyu mukozi ati
utisubiraho utisubiraho eh ati ibintu wawe bikoreshwa hano utazi kuri yaje umutware w'urugo ati nta birumvikana ushaka ko umwana utaje mushaka inge nyinshi ntari murangiza nyine kumuha ikaze yinjire fresh noneho ubwo Kanyama nawe asigare kugira ute ari gukosora aho ngaho hangiritse sawa twagiye